Yes, reka dutangirane na episode ya 5 ndetse muribuka kangaha itwasize umuryango w'umusore wacu Benjamin ubashije kuba wasigira ububasha cyangwa se waho ububasha umukobwa wacu Teta, ndetse ahangaha Teta bari bamubwiye ko agomba kuba yasigara yita ku musore ahangaha, ndetse yatangiye kuba yamuganiriza, ndetse umusore atangira kuba yambwira ati ndatekereza nakize rwose, ati tugomba kuba twava ahangaha, ati tugomba kuba twava mu bitaro, ati njye sinshaka kuba narwariramo ahangaha. Ndetse mwibuke ibi byose ibyari byabaye mbere y'uko umusore batangira kuba bamwita bodyguard, ndetse ngo ni bodyguard w'umukire wa Nyirimbwira artificial, ndetse ibyo byose bikaba byari byamuzamuriye agasukari, akaba ariyo mpamvu bari babashije kuba bamuzana ku bitaro. Ahangaha agakobwa ka Teta ikatangiye kuba kamukoraho, karamubwira ati ariko ati ndumva udashyushye, ati ndumva nta muriro ugifite, ati rero ubwo bigaragare ko uri kubasha kuba wakoroherwa cyangwa se uri kubasha kuba iwakira. Ndetse agakobwa ahangaha ikakomeje kaza ahangaha gatangira kuba kamwitaho, ariko umusore we ntiyari abishaka rwose, niko kuba yambwira ati ndakwinginze ndeka, ati mvaho. Kumva umuforomo ako kanya yabashije kuba yakinjira, atangira kuba yababwira ati mugombe kuba mwakiza, ati mugomba kuba imwatanga ituze cyangwa se umwanya hano mu bitaro, ati n'abandi bakabasha kuba bakivuza. Umukobwa Teta niko kuba yabwira umuforomo ati ariko ati ntabwo turabasha kuba twakira neza, niko kuba yahindukira areba umusore, arangije aramubwira ati erega turacyafite iminsi mikeya hano. Umuforomo niko kuba yababwira ati se uratekereza biri iri ahangaha mwabasha kuba imwayishyura, ati birahenze cyane ibi bitaro, ati ku buryo mutabasha kuba imwakomeza kuba muri ahangaha. Patrick Benjamin niko kuba yavuga ati reka tube twataha. Teta aramubwira ati sheri, ati hama hamwe ndaza kuba inabyitaho. Ikumbe bidashize akanya umusore n'umukobwa bagombaga kuba bavayo, kuko umusore yari yabashije kuba yakoroherwa ahangaha gusohoka. Umusore yatangiye kuba yambwira ati se turi buze kuba twasubira mu rugo. Teta niko kuba yambwira ati sheri, ati nta mpamvu rwose, ati ahubwo ngiye kuba nakujyana muri apartment yanjye, ati nanjye ujye kuba ariho uba uri kuba. Benjamin niko kuba yavuga ati ese ibyo ni byo wambwira, ati ni ukuri. Ikumbe bakimara kuba batsimbura bava aho ngaho, inyuma yabo hahise haza umusore aravuga ati ndababonye basubiye kuri aparitoma. Kumbe yarimo avugana na Tetine ariwe murumuna wa Teta. Niko kuba yavuga ati Teta, ati igihe wamnyinishirije cyangwa se nicyo gihe ngo mbe nakurimbura, ati imikino yawe rwose ntayo nyishaka, ati kanze mbashe kuba nareba ukuntu noneho ibi ngibi uri bubaze kuba iwabicika cyangwa se iwabitoroka, ati ngiye kuba nakubabaza ku buryo uzibaza niba njye nawe turi amaraso amwe cyangwa se tubashije kuba tuvukana. Bidatinze ahangaha rwose papa w'abana yari yateranyije inama y'abashareholders, niko gutangira kuba yababwira ati ubu ngubu ati umukobwa wanjye rwose, ati Tetine yakoze neza, ati kampani yacu ati yayikuye mu mage rwose no mu bibazo, ati niyo mpamvu nifuje kuba inamukura ku mwanya wa supervisor yari ariho, ati nkaba namugira rwose general manager, ati w'iyi kampani yacu, ati hari uri kuba yagerageza kuba yabihakana se. Abashareholders ahangabo bari kuba babyemera bavuga ati rwose ati uwo mwana mureka abashe kuba yatuyoborera cyangwa se yaba general manager, ati w'iyo project. Ikumbe bakiri aho ngaho hari uwinjiye akubita imiryango y'inzugi avuga ati ibyo bintu ntibyabaho rwose, ati ibyo bintu sinabasha kuba nabyemera. Mwibuke neza uyu nguyu Teta ni umuvandimwe ndetse ni na bukuru bwo kuri Tetine, ariko yaje ahangaha ari kuba yababwira ati ibi ngibi ntabwo byabasha kuba ibyashoboka cyangwa se byavamo, ati kuko birimo ikibazo. Ati papa, ati ubundi gute watinyutswe kuba washyukwa n'amaso y'aka karyarya ngo ni karumuna kanjye. Mbibutsa abangaba bari kuba bapfa umugabo, ariko umugabo bari kuba bapfa rwose ni umusore wagombaga kuba yaba umugabo w'umukobwa, kandi n'ubundi barabana ndetse barikundanira, nubwo urukundo rwabo batajya babasha kuba ibarwemera. Umukobwa ahangaha Teta yaje amubwira ko ibintu cyangwa se inzandiko ziri ahangaha rwose zibitse uburiganya cyangwa se zirimo amatiku ariyo yuzuyemo. Papa niko gutangira kuba yakakira izo document, atangira kuba yasoma rwose abasha kuba yareba n'ibyo umukobwa we Teta ari kuba
yashinja Tetine ahangaha ari ukuri. Tetine niko kuba yatangira kubwira Teta ati se uratekereza papa ari buze kuba yakisubiraho akankura aho yabashije kuba yanshyira ngo ni uko ubashe kuba wabyivangamo? Atari kabisi rwose, ati muransetsa, ati murantangaza cyane, ati ibyo byose uri kuba wakikora, ati nta kintu biri buze kuba byatanga kuri ubu buzima bwanjye. Teta niko kuba yambwira ati hagarika amagambo yose uri kuba wavuga, ati ndabizi ndetse ko uri kungendaho muri iyi minsi, ati ariko ntacyo uzabasha kuba iwankuraho. Papa ahangaha niko kuba bamuzamurira agasukari, arangije niko kuba yababwira ati mwese mubashe kuba mwaceceka aho ngaho, ati mugabanye umunwa rwose, ati njyaho bigeze, ati muri kwa mwantera ki, ati ubundi kubera iki mwabashe kuba mwateruza urusaku mu nama ingana gutya? Papa niko kuba yabwira abashayahorudazi ati ndatekereza inama yarangiye, ati mwebwe mugombe kuba mwakitahira. Abashayahorudazi nabo niko kuba bakuramo akabo karegeye, cyari cyo gihe ngo babashe kuba bakitahira ndetse basiga ibibazo bya famiye ahangaha. Akatetine niko kuba kakegera papa kamubwira ati papa ati tuza, ati tuza rwose. Papa niko gutangira kuba yabwira umukobwa ati Teta, ati gute watinyuka kuba washaka cyangwa se wasebya murumuna wawe mu nama ingana gutya? Teta niko kuba yabwira papa ati papa, ati njye ntabwo nabasha kuba nakemera cyangwa se nashigikira umuvandimwe ibyo ari kubasha kuba yakora, ati kandi kubasha kuba nabona byasubiza umushinga wacu hasi. Tetine niko kubabwira ati ndatekereza ariko ibyo uri gutekereza, ati bihabanye n'ibyanjye, ati uriya mushinga uzaba mwiza kandi uzagenda neza kurusha igihe cyose waba uhari, ati kandi ndatekereza ubu ngubu njye na papa twari tumeranye neza, ati kandi ndabizi uri kuba wangirira ishyari kubera ko umugabo wawe ari njye yahisemo akaba ataraguhisemo, ati sibyo ngibyo, ati byakagombye kuba byenda kuba byatugeza ahangaha. Disite tangawe yari afite umutwe rwose udatekereza neza ndetse kumva ko yabashe kuba yatwara umugabo wa mukuru we cyangwa se wowe bavukana, byari ibintu byatumaga agomba kuba yamugirira ishari. Mbibutsa ko iyi ngiyi turi kuba twareba ari episode ya 5 ndetse ku nkuru yacu, ndetse niba wayishimisha kuba wajya muri komenti ukadushyiriramo imitima myinshi ndetse ugatanga n'igitekerezo, ndetse niba wayikunze cyane ushobora kuba wakanda kuri like ndetse ugakora kuri share ku bantu bawe nabo bakunda inkuru nk'izi ngizi z'inkoramutima ndetse z'amarangamutima z'urukundo. Ndetse icyo usabwa gukora cyane ni subscribe, ndetse barakwereka ahangaha wa musore wacu wari wasinze muri rya joro, muramwibuka ubwo uyu musore yari agiye kuba yajyana Teta iwabo. Aka gasore karaje kicara mu modoka, karangije gatangira kuba kamutegeka karamubwira ati ugombe kuba wamvana ahangaha ukanyura. Ahangaha kari kaje kuba ikasaba imbabazi umusore wacu Benjamin niko gutangira kuba yakabwira ati gabanya, ati ibyo ngibyo bireke rwose. Ndetse agasore ahangaha muribuka neza ko bari bakise ka Jeremy, ikatangiye kuba kasaba imbabazi karamubwira ati kubwariye amakosa rwose, ati ndakwinginze mbabarira. Ahangaha Benjamin niko gutangira kuba yamubaza ati se biriya byose wari wabikoze ugamije iki? Agasore niko kuba kamubwira ati ririya joro nari nasinze cyane, ati ntabwo nari ndi kubasha kuba nakontorora umubiri wanjye cyangwa se nakontorora inzoga nari nanyweye. Ati se bosi, ati se warashyingiwe bya nyabyo? Ati ubu ngubu uriya mwari kumwe, ati ni umugore wawe? Umusore niko kuba yahindukira arangije aramubwira ati yego rwose nabashije kuba nashyingiranwa kandi ati uriya ni umugore wanjye, ati nizere ko ku munsi w'ubukwe uzabasha kuba watuzanira gift cyangwa se wama gift. Ndetse agasore ahangaha kari kaje kuba kamusaba imbabazi umusore wacu Benjamin arakabwira ngo ibyo si ngombwa rwose, ati icyangombwa ni uko wabashije kumenya amakosa ati ukabasha kuba wayakemura. Agasore ahangaha ka Jeremy nako kari kaje kuba kasaba imbabazi ndetse kamubwira ko kiteguye no kuba kajya impande y'umugore we kakabasha kuba ikabasaba imbabazi rwose bari kumwe. Ariko ahangaha Benjamin we kubera ko yari abizi ndetse azi n'isi ariho, yabashije kuba yambwira ati ibyo si ngombwa rwose, ati ahubwo ikibazo cyose cyaba ati ugomba kuba wagikemura. Ndetse hahise hinjira uwo bise manajeri ndetse bamwita manager Nathi, niko gutangira kuba yababwira ati ese mwakaza mukajya kuba mwakitabira ko hari inshuti irangaha iri kuba yabatumira mukabasha kuba imwasangira. Ka gasore niko kuba ikamusubiza karamubwira ati
turahozemo gatoya ariko mu mwanya turi bubashe kuba twaboneka ikumbe boss wacu Benjamin yari yicaye aho ngaho. Agasore niko gukomeza kasubiza manager Nata karamubwira ati wowe genda umubwire ko turi bubashe kuba twaboneka mu kanya kari imbere kuko ubu ngubu turahuze turi mu kanama rwose kandi kabasha kuba ikagiraho katuvana kakagiraho katugeza. Manager Nata niko kuba yabyumva arangije avuga ati yego rwose reka mbe navanga cyangwa se inafata urugendo ngende kumba amaze kuba yagenda. Agasore niko gutangira kwa kambwira ati ndatekereza wa musore cyangwa se ndatekereza wa musaza n'abakobwa wiwe baranga kandi barashaka kuba basangira nawe. Ni igitekerezo cy'ubuswa cyangwa se igitekerezo cy'ubugoryi ariko ntibubashe kuba wakitwararika rwose ntibabashe kuba bakuvumbura. Mbibutsa abantu bari buze kuba ibarira ahangaha yari murumuna wa teta ariwe tetine ndetse na papa wabo ariwe muzehe. Ndetse ahangaha umusore yatangiye kuba yambwira tuze kuba wakibuka wowe ibyo twabashije kuba twavugana ibindi rwose uze kuba wabindekera nanjye ndaza kuba nagira uko mbasha kuba nabikoraho. Agasore ahangaha mbibutse neza icyari cyagazanye ko kwari ukuba kasaba imbabazi ariko byari birangiye boss wacu Benjamin amajije kuba yagaha kandi kazi. Ndetse ahangaha agasore kari kwa kambwira ko gagomba kuba ikagakora rwose kivuye inyuma ndetse kakabasha kuba kashyiramo imbaraga n'ubugeni. Ndetse ahangaha kari kumubaza niba ari kumva ameze neza ariko ari bubashe kuba yajya gusangira n'uwo muryango cyangwa se bo bahakanire. Ikumbe barakwereka ahangaha wa mukobwa wacu teta yarimo ahagaze outside cyangwa se hanze ya ofisi y'umusore ari kuba yahamagara rwose ariko umusore gufata telefone byari byanze gufata telefone wapi. Kumbe barakwereka manager Nata yatambutse avuga ati ba basore rwose bari kumwe ndatekereza mu kanya bari bubashe kuba basohoka bakaza kuba basangira namwe. Kumbe barakwereka umusore yasohotse ahangaha ari kumwe na ka gasore kacu niko gutangira kuba ikamukoma mu gatuza akambwira ati ndaza kuba nabikurikirana boss kandi ntuze kuba warambirwa rwose njya akazi niyo nakiyemeje ndagakora nkakarangiza. Umusore niko kuba yamusunika arangije amubwira ati ngaho ugomba kuba wagenda ukava ahangaha kandi uze kwibuka rwose. Agasore niko kuba ikamubwira tuze kuba wakiyitaho. Barakwereka ahangaha umusore wacu kuba yahindukira yahise akubitana cyangwa se ahuza amaso n'umukobwa wacu teta agiye kuba yamubwira ngo iki noneho haraza kuba yamubesha ngo iki. Kumbe ka teta kari gahagaze kari kumwitegereza kari kuba kakibaza impamvu abashije kuba yasohoka muri iriya ofisi kandi abizi neza ko ari ya nyakubahwa Benjamin cyangwa se Director Benjamin and CEO. Ndetse agakobwa ahangaha ikatangiye kuba kakibaza byinshi. Umusore niko gutangira kuba yamubaza ati se teta turi kuba watekereza ibiki. Teta niko kuba yamubaza ati nahoze nkuhamagara nakubuze burya wari uri ahangaha cyangwa se wari wibereye ahangaha. Umusore yatangiye kuba yajya mu ntekerezo aravuga ati se noneho umukobwa ndabasha kuba namubwira iki cyangwa se ndaba namubeshya iki. Umusore niko gutangira kuba yamubwira ati naje kuba nareba uriya mu manager wahangaha ngo tugire ibyo tubasha kuba twaganira. Ahangaha teta niko gutangira kuba yambwira ati se mwabashije kuba wowe nawe mwarangizanya cyangwa muracyafite ibyo mugomba kuba mwaganiraho. Rero njye nari mbashije kuba naza kuba nakureba ahangaha nje kuba nakubwira ko papa na ntuza ndetse na murumuna wanjye ariwe tetine bari ahangaha kandi barashaka kuba basangira nawe. Rero sinzi niba uri bubasha kuba wabyumva cyangwa se waza tukabasha kuba twajya gusangira nabo. Ariko njyewe ndi kumva rwose umutima udatuje umutima ntago uri mu mwanya wawo. Sinzi ikibazo ndi kumva afite kandi ndi kumva biri bubashe kuba ibyancanga rwose. Se ndaza kuba nabyitwaramo gute cyangwa se umugabo wanjye wari buze kuba yabitwaraho gute imbere ko mbizi ko buri gihe baba bashaka kuba bamugerageza. Si umusore wacu ariwe Benjamin bagiye kuba bakongera bamuserereza imbere y'umuryango cyangwa se bagiye kongera kuba bamucira iteka n'urubanza bamubwira ko ari umukene. Ariko ahangaha rwose
agakobwa kamubwiraga karimo kisetsa kamubwira ati sheri ati niba bitakunda ati reka mbe najya kuba inasangira nabo ati wowe ntuze. Ndetse rwose agakobwa ahangaha ntago kari kabashije kuba kishimiye uburyo umuryango wako ubasha kuba wafatamo umugabo wako. Ikumbe bari kugenda rwose bahuye n'abasore bisindiye ahangaha bazi hazi bari kuba bagenda bavuga ati imiryango y'ubu irasekeje. Ikumbe bari kwereka wa musore wacu wundi uri hano pasi, ndetse twatangiye inkuru yacu ari kuba yakirira kandi gakobwa niwe wari wabashije kuba yahitamo kuba yaza kuba yashaka murumuna wa teta ari we Tetine ahangaha. Ndetse ahangaha yararimo asukira asiba uko inzoga amubwira ati ntekereze ko iyi nzoga rwose iri bubashe kuba yakunyura cyangwa se yagushimisha. Ndetse bakiri aho ngaho hari undi wabashije kuba yakituramo cyangwa se yakinjira, ndetse ari kumwe na wa musore wacu nyakubahwa Benjamin. Ndetse akangaka ka Tetine kakimubona ikatangiye kuba kababwira ati ndabona teta ndetse n'umugabo we ati bari ahangaha ati ndatekereza mwaza mukagerageza kuri iri cupa rya wayini rwose ati nge niyo nzoga yanjye nikundira ati gura $200 by'idolari ati rero ndabizi neza ko mutabasha kuba imwayigurira, niyo mpamvu nabashije kuba nayizana ahangaha ngo dusangire. Umusore wacu pasi niko gutangira kuba yavuga ati se hari undi muntu utarabasha kuba yagera hano ati rwose ngewe narindi excited yo kuba namenya umusore wantwaye umugore. Ahangaha rwose umusore yatangiye kuba yahagata umukobwa ahangaha avuga ati umuryango wawe rwose wabashije kuba wawuteza impagarara cyangwa se wawutezamo ibibazo ati ngewe sinabashaga kuba nakumva ko wabashije kuba wansiga cyangwa se wanyanga ati ugasanga uwo mugabo umeze gutyo ati se buriya afite amafaranga ati mubayeho mwishimye. Umukobwa ahangaha we nta magambo menshi yashakaga, yarababwiye ati ahangaha umugabo wanjye ndamukunda kandi cyane ati kandi nawe na Tetine sorry ati mbifurije urugo ruhire ndetse ruzakomere ati icyo nicyo navuga nk'umuntu wo mu muryango. Papa wangaha we yari yarumiwe ari kuba yakumva amagambo ari kuba yavugwa n'umukobwa, ndetse umukobwa akomeza ababwira ko yishimiye kuba baramenyanye. Ndetse ahangaha niko kuba yambwira ati fata ibyicaro aticarire. Ahangaha umukobwa yatangiye kuba yabwira papa we ati papa witondere kuri uriya mushinga turi kuba itwakoraho. Papa niko kuba yambwira ati urakoze kuba wabinyibutsaho atari ku murumuna wawe cyangwa se uwo muvukana ari kubasha kuba yabyitaho ati kandi ndatekereza ntacyo bitwaye ati ndetse biranahagije atagomba kuba yabikora. Ndetse ahangaha umukobwa yumvishe ko papa we wasa n'uri kuba yamucecekesha arangije araceceka. Ahangaha ka Tetine niko gutangira kuba ikamubwira tugomba kuba wagabanya amagambo wowe ukareba ibyo ndi kubasha kuba inakora. Ndetse bavuye kuri ibyo batangiye kuba batongana. Papa arababwira ati ariko mwabana mwe ati birahagije ati ntimugahore mutongana ndetse mupfa ubusa ati wowe teta reka Tetine abasha kuba ari we uri kuvuga ahangaha. Bigaragare ko papa nawe yari abashije kuba ashyigikiye uyu mukobwa uri ahangaha ari we Tetine, ndetse ibyo bari kubasha kuba bakora byose bari bashyigikiranye. Ahangaha wa musore wacu pasi yatangiye kuba yakifatanya na Tetine, batangira kuba baserereza umukobwa wacu ahangaha teta bamubwira ati se teta asa umugabo wawe ati ntabwo ari umuweyita ahangaha. Teta niko kuba yababwira ati se ibyo ngibyo bihuriye n'ibyo turi kuba nitwavuga. Ikumbe Tetine sorry ndetse we na pasi ahangaha batangiye kuba bashwanyuka. Teta bamubwira ati ariko yakagombye kuba ari kumenya ko dushonje akaba yadusavinga ati kuko turatekereza nta bwanya dufite kuba twatinda ahangaha. Ndetse ahangaha umusore yatangiye kuba yambwira ati se wagiye kuba wakora akazi kawe ati ukaduhereza ibyo biryo vuba tukabasha kuba twakivira ahangaha. Teta agiye kuvuga Tetine niko kuba yambwira ati we bakubwiye ko bihagije, papa yakubwiye ngo ceceka abasha kuba ari ngewe utegeka ahangaha ati ntabwo wabashije kuba wabyumva ubundi ati kubera icyo ukunda kuba wagira agasuzuguro. Mbe barakwereka wa mu manager bita Nata yabashije kuba yagira ahangaha atangira kuba yababaza ati se inabasha kuba noneho inabasavinga amadishi yanyu ko mbona mwuzuye. Wa musore ahangaha pasi niko kuba yatangira kuba yabaza Nata ati nate we ati ntabwo ari ahangaha
Natani koko yambwira ati nate ntawe uri ahangaha rwose, atari ko yabashije kuba yanyohereza ngo ubashe kuba inabitaho. Umusore niko gutangira kuvuga ati bigaragare ko ubwo atari ahangaha atari wowe uri bubashe kuba watwitaho, atari ko nabyo nta kibazo, ati nuko nashaka ko agomba kuba yanyereka icyubahiro rwose. Bigaragare ko umuryango wari uri ahangaha wa Pasi ndetse na Tetine bari abiyemeze cyane, ndetse ibyaba ari ukuba bakiyemera, ndetse n'ahangaha tubashe kuba twafungira episode ya 5. Icyo nkusaba ni ukuba wakora subscribe utazabaca kuba wakikwa na episode ya 6 izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire uko uri kubona inkuru yacu, ndetse ubashe kuba watanga n'igitekerezo cy'icyo ubona twahinduramo, ndetse ntiwibagirwe kuba wakanda kuri like no kuba wakora share.